Hari ukuri gukomeye abantu benshi batinya kwemera. Hari igihe ushobora gukunda umuntu cyane ukagerageza byose ariko ntazigera gukunda. Si uko utari mwiza, ahubwo nuko ari ibimenyetso bigaragaza ko umutima we utazigera uguhitamo. Niba ushaka kwirinda guta igihe, kubabara ndetse no gukomeza kwizera ibitariho, ugomba kumenya ibimenyetso bikiri kare. Naho ikintu cya mbere, nta mwanya agufitiye mu buzima bwe. Iyo umuntu agukunda agushyira mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko iyo ataguhamagara, atakwandikira, atagushaka, uba uri ku rwego rw'ingenzi kuri we. Muri Bibiliya haranditse ngo aho umutima wawe uri niho ubutunzi bwawe buba. Matayo 6:21. Naho gatatu, ahora agusubiza mu buryo bukeya. Iyo umuntu agusubiza gahoro cyane, asubiza amagambo make nta interest agaragaza, ni ikimenyetso gikomeye, kuko iyo umuntu agukunda aba ashaka kuganira nawe byimbitse. Muri Bibiliya haranditse ngo umutima wuzuye uvugisha ururimi. Luka 6:45. 14. Umutima wawe urabivuga. Hari igihe wumva yuko ibintu bitagenda neza, umutima wawe ukabikwereka ariko ukabyirengagiza. Muri Bibiliya haranditse ngo umutima umenyesha umuntu inzira ye. Imigani 16:9. Naho 7, agukenera gusa iyo hari icyo afite ashaka. Yakwandikira iyo hari ikintu agukeneyeho, akwirengagiza ubundi so urukundo ni inyuma. Muri Bibiliya haranditse ngo ntuhakagire ushaka imugirira akamaro wenyine. Abafilipi 2:4. Naho ikintu cya 5, agufata nk'inshuti gusa. Iyo yarakubwira nk'inshuti, atagaragaza indi interest, akubwira ku bijyanye n'abandi basore, aba yaragusize mu wundi mwanya runaka, kandi uwo mwanya ntupfa guhinduka byoroshye. Muri Bibiliya haranditse ngo buri kintu gifite aho gishyirwa. Umubwiriza 3:1. Naho 4, nta gihe aguha. Umuntu ashobora kuba busy ariko si buri gihe. Iyo adashobora kubona umwanya, adashaka kukubona, haba hari impamvu. Ntabwo ari ikibazo cy'igihe, ahubwo ni ikibazo cy'umutima. Muri Bibiliya haranditse ngo igihe cyose gifite umwanya wacyo. Umubwiriza 3:1. Isomo ry'ingenzi. Hari igihe ukunda umuntu ariko we ntazigera gukunda na gato. Si uko uri mubi, si uko udakwiriwe, ahubwo nuko umutima we atari uwawe, kandi ntuzigera ubihindura na gato. Niba ubona ibyo bimenyetso, ntukomeze kwihangana mu bintu bitazashoboka. Wubahe umutima wawe, ushake aho uzishimira. Twandika igitekerezo cyawe hasi muri comment, ukande subscribe niba ushaka content zigufasha. Kandi nkwise ko mu yindi video nzakwereka umuntu ugukunda by'ukuri ntuzabihindura. Naho 10, nagushyira mu migambi ye. Iyo umuntu agukunda agushyira mu gice cye cy'ahazaza, ariko iyo atakuvuga mu migambi ye, atakwerekana aho ajya, ntabwo akubona mu buzima bwe. Muri Bibiliya haranditse ngo ujya inama ategura neza. Imigani 21:5. Naho 2, nashishikarira kukumenya. Umuntu ushaka kugukunda ashaka kumenya byinshi kuri wowe, ariko iyo atakubaza, atita ku buzima bwawe, atita ku byo ukora, ntashaka kugushyira mu mutima we. Muri Bibiliya haranditse ngo uwita ku bandi niwe ukunda by'ukuri. Abafilipi 2:4. Naho 9, ahora aguha impamvu. Iyo buri gihe hari impamvu, hari buri gihe excuse, ubona ukuri guhisha. Muri Bibiliya haranditse ngo ukuri kurigaragaza. Yohana 8:32. Naho 12, nahatira kukubona. Yari wowe woroshyeho gahunda, ari wowe ushaka ko guhura, bigaragaza uko agufata. Muri Bibiliya haranditse ngo ushaka azashaka inzira. Imigani 18:1. Naho 8, nahinduka nubwo wagerageza. Hari igihe ugerageza guhindura, gukora byinshi, witanga, ariko niba nta kintu gihinduka, icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Muri Bibiliya handitse ngo igiti kimenyerwa ku mbuto zacyo. Matayo 7:16. Naho 13, agutera urujijo. Rimwe kwitayeho, ubundi nta kwitayeho, bituma wibaza byinshi, ni confusion.
Muri Bibiliya haranditse ngo Imana si urujijo. Abapolino ibice 14 umurongo wa 33. Naho 6, ntagira ishyaka iyo muri kumwe. Iyo muri kumwe ureba uburyo yitwara. Iyo atishimye atagaragaza inaji usa n'uri kumuhatira, iki ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza. Muri Bibiliya haranditse ngo aho nta byishimo biri umutima uracogora. Imigani ibice 17 umurongo wa 22.